Imana nishimwe, ndabaramukije aho muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana duhaye. Turi kuwa mbere ni tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Rero Imana ishimwe, haleluya. Hanyuma uyu munsi wo kuwa mbere turashimira Imana duhaye umwanya nk'uyu mwiza. Turi ku munsi wacu wa 327 wa Commanding Day. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi turasoma muri Zaburi ibice 99 umurongo wa 7 n'uwa8. Reka rero dusoma. Havuga ngo yababwiriraga mu nkingi y'igicu, bakitondera ibyo yahamije n'amategeko yabategetse. Uwiteka Mana yacu warabasubizaga, wari Imana ibabarira nubwo wabahoraga ibyo bakoraga. Amen, haleluya. Ngaya magambo tugomba gusengeraho muri kino gitondo cyo kuwa mbere. Biriya yambwiye ngo yababwiriraga mu nkingi y'igicu, haleluya, bakitondera ibyo yahamije. Reka nkubwire muri kino gitondo Imana ije kukubwira, ije kuganiriza ibyo umaze iminsi uyihamagara, ibyo umaze iminsi urira. Irakubwiye ngo ije kubana nawe, ije kugira ngo igukureho mu isuzuguriro mu izina rya Yesu. Reka nkubwire amategeko yayo, ibyo Uwiteka yahamije uzabyitondera kuko uri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Birambwira ngo Uwiteka Mana yacu warabasubizaga, wari Imana ibabarira nubwo bahoraga ibyo bakoraga. Reka nkubwire nawe muri kino gitondo, ngaho zamura ijwi ryawe uyitakire, uyingingire. Irakumva, irakugirira neza. Ngaho wicire bugufi uyihamagare. Irumva gusenga kwawe, irumva kurira kwawe, irumva kuganya kwawe mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza muri kino gitondo, ubyo kujya muri shuguri zawe iri kumwe nawe. Uyu munsi kuwa mbere Uwiteka Imana irakurinze, gufunguriye imiryango. Ngaho ishime, inezerwe muri byose. Amen.